Izi nizo couple 10 za mbere z'abasitari zikunzwe cyane hano mu Rwanda, ku buryo zidasiba kuvugwa cyane mu bitangazamakuru, ahanini bitewe n'uburyo bo ubwabo bakundana cyane kandi nyine bakaba ari n'ibyamamare. Iki kiganiro gifite part 1 na part 2. Part 1 ifite top 5 na part 2 ikagenda indi top 5. Ushobora kuburamo wowe couple ukunda muri iyi part 1 ariko ikaba iri muri part 2. Ubwo icyo nagushishikariza ni ukureba part 1 ndetse ukitegura no kureba part 2 izakurikiraho mu gihe gito rwose kiri imbere. Twose cyane ku mwanya wa 5 kuri no part 1 turahasanga Jojo Breeze na Divine Uwa. Aba bombi ni ibyamamare bamenyekanye cyane kubera umwuga bakora wo kubyina. Aba kandi uzabasanga mu ndirimbo zitandukanye z'abahanzi batandukanye ba hano mu Rwanda, ndetse video zabo nezisiba gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, usanga bakora ama challenges z'indirimbo z'abahanzi bagiye batandukanye. Jojo Breeze na Divine bamaze igihe kitari kinini batangaje ko bari mu rukundo. Gusa nubwo couple yabo itavugwaho rumwe na benshi, ariko kandi iri mu zikunzwe hano mu Rwanda cyane ko bose bazi kubyina neza cyane, ndetse ibi bikaba biri no mu bituma abantu babakunda cyane. Ushobora kuba ukunda Divine Uwa ariko ukaba wibaza ati ese Uwa biva kuri Uwamahoro, Uwasese, Uwayo se cyangwa n'uw'Abanyarwanda? Ibyo rwose nubigireho ikibazo, reka nze mbigusobanurire. Amazina y'ubundi bwite bamwita Uwayezu Divine, ubwo leta wumva izina Uwa aho riba ryavuye. Naho Jojo Breeze amazina yiswe n'ababyeyi ni Murego Joseph. Nimba iyi couple ubona hari icyo wayinenga, ubwo araza kutumenyesha uciye muri comment. Reka twikomereze ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 turasanga couple ya Rusine Patrick ndetse n'umugore we Irene. Iyi couple twavuga yuko uri mu zaciye agahigo muri uyu mwaka, ndetse bakaba banahabwa igihembo cy'abantu bazi kubika ibanga kurenza abandi hano mu Rwanda, kuko ku wa 12 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2024 ubwo Rusine yari amaze gusezerana n'umukunzi we mu mategeko, twagiye tubona andi mashusho abagaragaza bari kumwe n'umwana wabo. Uyu mwana kandi bakaba baratangaje yuko yari amaze amezi 8 avutse. Nyamara rwose nyuma yo kuba Rusine ari umusitari udasiba kuvugwa mu bitangazamakuru bitandukanye hano mu Rwanda, ahanini kubera umwuga akora w'ubunyamakuru ndetse no gusetsa abantu, inkuru yo kuba afite umwana yari yaragizwe ibanga rikomeye cyane. Bamwe mu gutebya bati Rusine niwe ufite inshuti zikubika ibanga koko pe, naho abandi bose barabeshya. Couple ya Rusine n'umugore we iri mu zikunzwe cyane muri iyi minsi, cyane nyuma yaho bafatiye umwanzuro wo kuzabana karamata. Ibi kandi bikongera gushimangirwa n'uburyo abantu babakurikiranamo kuri YouTube channel yabo, aho bereka abakunzi babo bimwe mu bigize ubuzima bwabo bwa buri munsi. Aho ari naho mu minsi ishize banyujije amafoto yavugishije benshi agaragaza Rusine ahereza umugore w'imodoka, ndetse akayiherekesha amagambo meza cyane yakoze ku mitima ya benshi. Reka nanjye mbifurize kuzubakirwa n'Imana. Twese cyane ku mwanya wa 3 turasanga couple ya DC Clement n'umugore we Ariane Kari. Aba nabo bari muri couple zitamaze igihe kinini zikoze ubukwe, ndetse rwose nabo bakaba barafashe umwanzuro wo gushyira ubuzima bwabo bwa buri munsi ku karubanda, ndetse bakabubyaza amafaranga. Ubaye udasobanukiwe n'uburyo abantu binjiza amafaranga ku mbuga nkoranyambaga, ushobora kudahita ubyumva. Reka nkusobanurire. Nubona abantu benshi akenshi bafata umwanzuro wo gushyira ubuzima bwabo ku karubanda, ndetse akenshi bakigaragaza mu buryo twavuga ko busebetse, abenshi si uko baba babikunze, ahubwo ni bumwe mu buryo bakoresha mu kugira ngo binjize ayo mafaranga, bagakomeza nyine kwigwiza abantu babakurikirana. Ahangaha ndaguha urugero. Iyi video ya DC Clement n'umugore we igaragaramo DC Clement yambaye imyenda y'umugore we, ndahamya kuri mu zarebwe cyane rwose, ndetse ikaba iri no mu zabinjirije agatubutse. Ibi rero twavuga yuko byatewe n'uko DC Clement yagaragaye mu ishusho tutari tumumenyereyemo, ndetse tutamenyereyemo n'abandi bagabo bari bo bose. DC Clement ni umunyamakuru ukomeye cyane, ndetse afite ikinyamakuru cye gikorera ku muyoboro wa YouTube. Iki ngiki nta kindi bakita DC TV Rwanda. Ahangaha ndetse akaba akunda no kuhagaragara akora ibiganiro benshi bita iby'ubusesenguzi. Ibi ngibi rero bikaba ari bimwe mu byamugize icyamamare muri iki gihugu cy'u Rwanda. Iyi couple yabo iri muri couple 5 zigezweho ndetse muri iki gihugu cy'u Rwanda, zikaba zikunzwe na benshi. Muri couple z'ibyamamare zikunzwe cyane hano mu Rwanda turahasanga couple ya Junior Giti n'umugore we Muhoza Angel. Aba rero bari mu bakunze kugarukwaho mu binyamakuru bitandukanye.
mu bihe bigiye bitandukanye cyane ko banamaranye igihe kitari gito. Junior Giti ni umusobanuzi wa filime w'umuhanga ndetse w'ikimenya bose hano mu Rwanda, ndetse akaba afite ikigo cyitwa Giti Business Group gikorerwamo ibikorwa bitandukanye birimo kumanaginga abahanzi, gusobanura filime nk'uko twari tubikomojeho ndetse n'ibindi. Gusa uyu Junior Giti abenshi bamukundira uburyo azi kuganira atebya kandi bakavuga yuko ari umubyeyi mwiza ku bana be. Ikindi kandi Junior Giti ni umwe mu basitari ba hano mu Rwanda bafite abagore beza cyane mu buryo bugaragarira amaso. Ibyo byose bikaba biri mu mpamvu nyinshi zituma iyi couple yabo iza mu zikunzwe cyane hano mu Rwanda. Aha ni abandi tuhasanga babaye ikimenya bose, nta muntu utabazi. Nimba warakoresheje interinete cyane nko mu myaka 2 itambutse cyangwa umwe, ntabwo wabura kuba ubazi rwose. Urubuga rwose waba ukoresha TikTok, waba ukoresha Instagram, waba ukoresha Twitter cyangwa se YouTube, ntabwo wabura kuba ubazi. Ni abandi ni Nyambo Jessica ndetse na Titi Brown. Iyi couple nayo iri mu zavugishije benshi muri iyi minsi. Aba ngaba batangiye bita besto, ndetse abanyamakuru babazi iby'urukundo rwabo bakabitera utwatsi. Gusa nk'uko abanyarwanda bo hambere babivuze, nawe twika inzu ngo ahishe umwotsi. Uyu Titi Brown yakomeje kuzajya agenda avuga amagambo yuje ubusizi ndetse aryoheye amatwi yo gutakagiza Nyambo kenshi mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga, maze Nyambo nawe byamurenga bikarangira ibyo besto asa nk'ubyibagiwe. Ariko rwose nimba nta mutima mubi cyangwa ishyari ugira, iyi couple ntabwo wabura kubona yuko iberanye. Nimba ari ubwa mbere ubonye Nyambo, reka mugusobanurire. Uyu Nyambo Jessica ni icyamamare, yaramamaye hano mu Rwanda, abantu bose baramuzi uretse wowe waba utamuzi nimba ari ubwa mbere umubonye. Ni umwe mu bakobwa beza hano mu gihugu cy'u Rwanda kurenza abandi bakina filime cyangwa se abakobwa beza dusanga hano muri sinema nyarwanda. Ashobora kuza muri 3 ba mbere rwose, si ashobora ahubwo ibyo ngibyo ni nk'ihame, cyane ko ashobora kuza ku mwanya wa 2 mu gihe waba ushaka kumusobanukirwa byimbitseho. Avuga ati akina filime ute, mbese ubundi mu buzima busanzwe Nyambo yaba ari mu ntoki. Wakurikirana filime za Kiramani ndetse ukanakurikirana filime zica kuri channel ye, cyane muri filime yitwa Ibanga ndetse na filime yitwa The Message. Izo zose zikaba zica kuri channel yitwa Miss Nyambo. Titi Brown nawe sinekereza ko waba utamuzi, kuko ni umwe mu babyinnyi babigize umwuga hano mu gihugu cy'u Rwanda. Niba ukoresha TikTok, Instagram, YouTube, nta kuntu waba utamuzi rwose. Ndahamya neza yuko Titi Brown ari we mubyinnyi wa mbere hano mu Rwanda. Izi ndirimbo zose mubona ni uba wihishe inyuma y'izi mbyino mubonamo. Titi Brown ni umusore ukiri muto, ariko akaba yarahuye n'ibyago cyangwa se akaba afite amateka atari meza ku buzima bwe. Aha twavuga nk'uburyo yafunzwe imyaka 2, nyuma bikaza kugaragara yuko yarenganywaga, maze nyuma akaza kurekurwa. Ibi ngibi ni ibintu bitazapfa kwibagirana mu mateka y'abafana ba Titi Brown. Aba nabo ntitwagenda tutababwiye ati Imana ibakomereze urukundo rwabo. Mwanyemerere dusoreze video yacu ahangaha. Nababwiraga yuko iyi ngiyi ari part 1, hakurikiyeho part 2. Nimba ufite amatsiko yo kuyireba, wibuke gukora subscribe, ukande like kugira ngo ushyigikire ino video, ndetse bizanagufashe mu kugira ngo uhite ubona part 2 mu gihe rwose izaba ikihagera. Kugira ngo uzayibone biragusaba gukanda ku kazogera, ushyire kuri all notification kugira ngo mu gihe izabije uzahite wakira notification kuri telefone yawe cyangwa se machine yawe. Jye mwabanaga banyitarigiza. Iyi ngiyi ni Big 5 to 5 Empire.